bamuvuze cyangwa se mo kimwe njyewe niyongera kugira umwana wanjye yica mufite ibibazo njyewe rwose yaramwishe dore yamuteruye niyongera kugira umwana wanjye yica mufite ibibazo nibareba aho bamujyana kubera ko nyina w'umwana wapfuye ari ku gasozi agarura abana muri none se ko isaha yamukongiye ubu biragenda gutarabahe ntabwo base mufite bwuko bazarya abana ubwo badufite nta mwana wacu waza hano kuri uyu musibye no gutinya ubuyobozi twe nta nubwo bayarinje muri umudugudu ntagaruka ukuntu yamwishe nanjye nari nagiye iwacu sibyo yagize gutya arareza amaraso arakeba mu izosi igisuperi barakijyanye n'umuhoro arareza amaraso arayanywa amaze kuyanywa agira ubwonko arabujya agira ururimi arabujya agira amatwi arayajya agira amaso ayakuramo arangije dore yaciriye ahangaha gutya acira utu tuganza aratujya arongera agira gutya utu aratujya arangije ubwo n'umukondo yarahuriye n'ubugabo arabujya abantu bavuga ko ngo yamutunze ku mishito yaramwokeje byagenze bite ntago yamwokeje yamuriye ari mubisi ikintu yakuyemo n'igitsina gikuyemo arakirya ko yari umwana w'umuhungu w'imyaka 11 ashishimura guhera hano rino shingo yari yarimaze ngo none ngo njye mfite abuzukuru benshi gwaza japfa mwasigarunze icyo kintu ndavuga n'uyu muntu afite uburakari ku buzukuru banjye ndavuga no kumusutsa dufungira urumva nicyo mugabo baza umugore sibyo ubu nawe aratashye urumva yaratashye se azataha hano hirya hari undi muhungu watemaguye sibyo watemaguye umugabo amutsinda ruguru iriya ubu nawe yaratashye ubwo se bari gukura wabicanye cyangwa bari kubogeza si bari kubareka ngo babeho ejo n'undi azafata umuntu abaga n'ejo bundi umuntu afata umuntu abaga umugabo afata umugore abage umwana nyina amufata mubaga ati ariko ngo ararwaye mukecuru uyu ararwaye nimba arwaye se ararwaye ariko bari kumufunga akaguma bakamugabura akazagira iherezo urakoze cyane ubu ndishimye navuze ngo ngira uburozi nari kubumva ubu ndishimye reka mbere utuzukuru twanjye n'akagato ubu se baza hano ntabwo meze nk'ingumba njyewe ndishimye ese bazi guturanye n'umwanzi arahita basamura koko ibaze gutura nk'ingumba kandi mfite abana dukomeje kubaha ikaze turi gukurikirana inkuru y'akababaro tugeze kuri wa mubyeyi yaririye umwana mama muraho neza witwa nde nitwa Nirembere Marie Chantal aha utuye ni hehe mu mudugudu wa Rusave akagari ka Gishore umurenge wa Nyakariro hanyuma hari amakuru twumvisha yuko hari umwana wawe bariye bakamushyira ku mishito bakamurya tubiha ubuhamya kuntu byagenze nyine njyewe nagiye gukora ku ruganda hano hakurya noneho ubwo nibwo nagiye kumva numva abantu bari kuvuza induru noneho naraje nkigera hano nabaje umukecuru kubera ko ari we wari uri mu rugo ndamubaza ati bigenze gute aravuga ati ni Karenzi wishe ngoma nziza taza ubwo natambitse n'umujinya mwinshi nyine ntabwo wakumva umuntu yishe umwana wawe ugende wishimye naraje nsanga ari hano imbere y'iwabo imbere y'umuryango nsanga yicaranye n'umurambo n'umutwe yawukuyeho guri ukwawo yawucoceje yakuyemo ubwonko amazuru yayariye n'amatwi n'intuza n'igitsina kinogoyemo n'utugutya turiye n'utu tuganza byose yabimaze yafashe n'isorori yaregejemo amaraso akajya akata inyama akirenza n'amaraso akanywa noneho ubwo ngubwo nibwo abayobozi hahuriye gitifu w'akagari n'abanyerondo na shefu w'umudugudu bahageze nibwo baje nyine basanga icara imbere y'umuryango hari iwabo ubonye niho yari ari kumwe n'umurambo ubwo noneho akimara kubabona nyine yaricara tuza akimara kubabona nibwo hari wenda navuga sinzi ni nk'ibintu bamuteza navuga ko ari nk'aho ubwenge bwagarutse wenda akamenya ibyo akoze nibwo yafashe umuhoro arawukaraga kubera ko hari abantu benshi nyine ashaka kwiruka baramutangatanga bamaze kumutangatanga baramufata bamaze kumufata baramujyana ndumva uyu munsi umwana aribwo yaba yarangije umwaka mwinshi uyu munsi
nibwo umwaka urangiye none ubwo umuntu baramufashe baramujyana bamajije kumujyana rero kera kabaye ejo bundi ngiye kubona mbona aratashe ndavuga ati se ni gute umuntu yanyiciye umwana aka kanya ataranabora bakamurekura naragiye mbaza gitifu w'umurenge ndamubaza ati ariko mugaragaje ko kwica nta kibazo nanjye ubu nishe umuntu mwamfunga ikigiye mukandekura arambwira ati ngo basanze ari umurwayi ndavuga ati se none nimba ari umurwayi ni ngombwa kugira ngo bamugwarire mu maso yanjye ko bagakwiye kugenda bakamugwariza aho bagakwiye kumugwariza. Ni ku isaha ya 9:35 umunyamakuru w'Umubavu TV online ageze mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro ni mu kagari ka Gishore. Tuhasanze abaturage bavuga ko babangamiwe no kuba umusore witwa Karenzi yarariye umwana amajije kumwica ngo yamukase umutwe amukata igihimba amukata amaguru amukuramo igitsina n'ibindi bice by'umubiri bimwe ngatangira kubirya. Abaturage bafite ubwoba ngo kuba yaje bafite ubwoba ngo kuko ashobora kongera agafata abandi bana akabica akabarya. Bemeza ko iyi atari indwara y'ubusazi ahubwo ngo byaba ari ibintu bamwoherereza ngo bituma akora ibintu bidasanzwe. Icyakora iyo uganiye nawe wumva afite ubwenge kuko agusubiza mu buryo buri mu bwenge. Abaturage bemeza ko uyu musore atarakwiye kubagarukamo ngo kuko iyo urukiko ruza gusanga ari muzima rwari kumurekera muri gereza cyangwa se bakajya kumuvuza. Uburyo yishemo uyu mwana bwababaje abantu benshi ndetse na n'isaha biracyashengura umubyeyi we. Bose bababajwe nuko uyu mwana yapfuye ariko kandi bakavuga ko bitari bikwiye ko uyu wamwishe ndetse akamwicurwa agashinyaguro atarakwiye kongera kubagarukamo ngo mu gihe uyu musore atahanywe. Umwe mu baganira n'Umubavu bemeza ko iki gikorwa kitabashimishije kandi ko bahangayikishijwe n'ubuzima bw'uyu musore ndetse ko kuba ngo yagarutse bishobora kugira ingaruka kuko ngo ashobora kugira ubwo yavaga mu Bugande bamuterereje ibintu bituma abona abantu akabica. Uyu musore y'umurebye usanga intoki ze zigera muri 3 zose yaraziriye. Mama we avuga ko nawe ubwe yaryamye mu nzu aba afite ubwoba ko ngo ashobora kumugirira nabi. Ntamwizera avuga ko ngo ibi bintu babimuterereza. Icyakora ngo abasha gukora imwe mu murimo itandukanye irimo kuvoma, guteka n'indi mirimo ariko ngo ntashobora kujya mu murima ngahinge. Avuga ko ngo umurenge wamuteye inkunga yo kugira ngo abashe kujya kumuvuza Indera. Icyakora ngo ageze ku bitaro biherereye i Maseka by'Abashinwa bamubuzemo indwara. Ni uburwayi bwo mu mutwe. Basanze mfite uburwayi bwo mu mutwe. Nejo tuzajya Indera. Nejo muzajya Indera. Ese wasabye imbabazi umubyeyi w'uwo mwana? Narazimusabye ariko. Ntago nakwanga kuzimusaba. Ngwara gute nawe urabyumva nyine ingwara se ngwara gute nkubwire ngo ngwara gute. Urareba n'intoki ukuntu zabaye nkubwire ngo ngwara gute. Wari ukumbwira ariko ntago wambwije ukuri. Iko nkubwire ngo nyine ndagwaye nkubwire ngo ndagwara gute nkubwire ngo ndasara se nkubwire ngo ndagwara gute. Urwaye mu mutwe. Bakujyanye muri gereza? Nyine basanze mfite ubugwayi baramfunguye nyine basanze ntabwo bansemererwe kumfunga kubera ubwo bugwayi nyine baragira ngo bamvuze. Sawa. Okay. Finger. Ubwo arambwira ngo bahaye nyina ngo babwiye nyina ngo bamuhaye amafaranga azajye kumuvuza. Uzi ikintu kimbabaza kuba baranyiciye umwana kugirana n'isaba bakabakimbigira
kandi umwana wanjye baramwishe ari kubora ubu nyina yancaho akansuhuza singuyu hano ntago yansuhuza n'umunsi n'umwe mu minsi yashize twagiye kuburana ku murenge bambindikiranya ngo sinavuga barambindikiranya ajya kungereka ngo nshaka kwica umwana we ngo nkamusimbuza uwanjye naragiye ku murenge gitifu w'akagari namubwiye ati sinshaka kwica umwana we kuko sinabona uwanjye urumva aravuga ati ibyo ni amatiku ni mutahe ni abantu babateranye ariko njye birambabaza nimba ubuyobozi bunyeretse ko umwana wanjye bishe nta gaciro afite bakagarura umuntu mu maso yanjye kwanza nimba arwaye ntibashaka hano bamuvuriza icyo ndacyemera pe ntibashaka hano bamuvuriza ariko njyeyo mubonye ntabwo umutima unyubaka ubu naratorongeye naragiye ntabwo mba hano mu rugo ni hano ariko ntabwo mpaba narazamutse nagiye ruguru kuko ngiye hano hantu ntabwo nahaba harankuye pe nahayateruye umwana wanjye harankuye sinshobora kuhaba ibintu nabonye sinshobora nzagenda paka ariko ntabwo ikaritsiye nzayigarukamo kuko ibintu nabonye ntabwo nigeze mbibona iyo urebye se wowe ubona arwaye mu mutwe nyine impamvu ntashobora kuvuga ko ari uburwayi bwo mu mutwe impamvu uvuga ko ari ibintu bamwoherereza yaraje avuye mu Bugande tubana nawe nk'abaturage abashoboye baramufasha tubana nawe ibi ngibi abikora nta muntu wari uzi ko yabikora none baramurekuye none se ko bamugaruye mfite cyizere ko yakize kandi n'ubundi yaraje tukamwakira nk'umuntu muzima tukabana nawe nyine araza akatujijisha nka gutya sibyo nk'uko turi kumwe nawe ariko nyine igihe none se ko yabikoze ari wari uzi ko yabikora nta muntu wari ubizi kuko ari umuturanyi tubana ku neza ntawatuka ntawatera amabuye tubana nawe neza ariko twagiye kubona tubona bimeze gutyo abantu bavuga ko ngo yamutunze ku mishito yaramwokeje byagenze bite ntabwo yamwokeje yamuriye ari mubisi ikintu yakuyemo n'igitsina gikuyemo arakirya kubera yari umwana w'umuhungu w'imyaka 11 ashishimura guhera hano rino shingo yari yarimaze hanyuma uragira uti ntabwo ibi bintu ari ibintu twari dusanzwe tumumenyereyeho ubundi se aho aviriye aho ngaho muri gereza kuva agarutse iyindi myitwarire mwamubonyeho ni idasanzwe nayo nyine birajijisha ni gutya n'ubundi yari ameze nta muntu ashobora kubwira nabi ndumva twarabanye nawe igihe kibaza gushika umwaka tubana nawe nta kibazo ari umuntu gucaka gusuhuza ari umuntu ugera iwawe ufite igikatsi ukamuha nta kibazo akigendera ubaje n'umuturanyi nta muturanyi n'umwe yaba yarabwiye nabi ariko nyine twagiye kuna tubona bimeze abikoze gutyo tubibona gutyo nyine natwe turumigwa none se ubu mwama kizere ki wenda ko yaba yarakize nabwo ntago yakize kuko ntago yakize muramubona se afite ubwenge yo mumubona gutyo akora ibyo ari aho atembera bashobora kumusigira utuntu akadukora mu rugo none se ntagateka ntagavoma se aravoma ibintu byose arabikora icyo adakora ni uguhinga ariko ku mugezi aragenda akazana amazi akanateka ntago ajya arwana yari mu nzira ntago arwana usibye ko abantu bamubona bakiruka none se wabona umuntu wabonye ibintu ukabibona ku manywa wabona umuntu ugahagarara gusa ubuyobozi bwaraduhemukiye bwarabahemukiye gute bwaraduhemukiye kuko ntago babona umuntu ibintu yakoze ku manywa ngo nibarangiza n'umwana wanjye atarabura bamurekure baze kunyereka yuko sinzi ngiye birandenga nkabura uko mbivuga ufite umugabo nawe uwo mwana wawe yitwaga nde yitwaga Ngoma nziza Emmanuel yari afite imyaka ingahe 11 tubwira icyo uri gusaba noneho ubu ngubu ubuyobozi ikintu nsaba ubuyobozi nk'ubusingira homba n'ahantu mba ndacumbitse ahantu nabaga ni umuntu wankodeshereje amaje kwankodeshereza yari umuntu wo mu mahanga wahamagaye nyine kubera kino kibazo ahankodeshereza amezi 6 amezi 6 yakodesheje yarangiye muri uku kwa 4 ubwo ni ukuvuga kubera ikibazo cyo kwanga kugaruka hano n'ubundi ubwo urumva ndi ku gasozi nge hano ntago nahagaruka agahinda kagiye kukwica ntago byanyubaka bitewe n'ibyo nabo agahinda none se ubwo ndagafite ntago nabura kukagera none se ubu umwana wanjye wari ugize imyaka 11 ntago namutumaga naramutumaga akaba yavoma ariko noneho reba muri kamera hariya nyine
agahinda ndagafite nyine ariko ubwo nuko nabigenza nte nta kundi nabigenza gusa ubuyobozi bwarampemukiye. Ni ubuhe buyobozi ushinza kuguhemukira se? None se ntago kubera yuko yararekuwe yabaye umwere, nyine yararekuye yabaye umwere. Njye amakuru numva pe ntago natinya kubivuga kuko birambabaza. Iyo ubona umuntu yafashe umwana wanjye agafata agatemagura, inkiko zarangiza zikandika ngo yatabuye umurambo ngo awurya ibice bimwe by'umubiri, urupapuro rwamuciye ngo nibyo byanditseho ko yatabuye umurambo. Ntago njye bigeze bakinyereka. Uzi gusoma? Ntabyo nzi ariko ntago bigeze bakinyereka ariko ndabyumva. Gusa se baba barakubeshye wenda atari ko byanditse? Ntago mbizi ariko iyo mbyumvishe birambabaza. None se wigeze sukurikirana, wigeze utanga ikirego, wigeze ujya kubura? Utanga ikirego kandi nyitanga bakambwa ngo ni umusazi. Ngo ni umusazi ngo nagagomba. Njye nabwiye gitifu umurenge ati nimba ari umusazi mwamujyanye. Ngo mama we ngo azamujyana kumuvuza, sinzi bari bambwiye ngo azamujyana Indera. Urakoze cyane turagushimiye. Witwa nde? Mukaka kwa Beatrice. Zabaye ku mugaragaro. Byagenze bite tubwire? Uri mama we. Byagenze bite? Nyine uriya mwana ajya gufatwa. Yavuye mu Bugande. Nagayo mwese cyangwa? Oya, bimeze bite? Yaje asanga. Noneho ubwa mbere yaraje ari umwana muzima. Bwa kabiri agaruka izi ntoki zarashitse. Yagaruka ibingibi byaracitse. Noneho nge ndondora ndabona wenda umwana azakira. Aho gukira ibintu biri kwanga bikiyongera. Cyagiye cyo kwiyongera njyewe njye nkumva mfite ikintu kigishika. Kigishika nkumva mfite akantu kakoba. Ana kakoba nari ifite umwana wa bucura na uhari. Noneho izo ntoki zikimara gucika, noneho njyewe njya gushaka imiti wenda azakira. Naho kujya agakire abaravuze ngo yewe. Baravuze ngo ntacyo maze ngo reka zice. Ndamubwira ngo ariko urenda wacu izo ntoki ubwo wabikimuga, twabikimuga cyanjye. Umwana reka da. Noneho njye nkavuga ngo nkaza hano hirya. Ararwaye se mukecuru? Ararwaye? Ararwaye? Arwaye iki? Uko umubona nk'umwana wawe? Uko amubona reka mubwire uko yavuye mu Bugande sibyo ibyagwaye sinanabimenya pe. Nubundi kumuvuza. Uri kumuvuza he? Nubu ufite mama tarasi mvuye kugishimwe. Nubu mama tasife yo kugindera. Nubu n'umurenge mumamagaye mvuye ku murenge. Ibinuza ibipapuro barabifotoje. Kugishinwa nta ndwara bamusanzemo. Nta ndwara bamusanzemo kumugisha. Hanyuma utubwira ikibazo cy'umwana yabigenje ate? Yabigenje ate? Biriya yakoze ntabwo nari imari. Ni ibiki yakoze nyine? Nyine yafashe umwana w'uyu nguyu. Nagiye pe nanjye n'iwacu ku Muyumbu. Ngiye kwa mama. Noneho ubwo nimara kugera iwacu aho mvuka numva baramamagaye kuri telefoni ngo Karenzi Yishe ngoma nziza. Ndabona ariko rero ibi ngibi urumva yafataga n'amasuka byose akamigisha. Yamaje kumigisha. Kuguhigisha no kuvuga iki? Kumigisha yanabonaga yasaze burundu. Ngiye nkafata amasuka nkajyana kuri aba ngaba bakabimbikira. Wabonaga ashaka kuyakoresha iki amasuka? Amasuka se ntose ntabigwa n'ikiko nzi ko azica umuntu kwica intoki akazijya ntazagira washyira mu nzu akamuhohotera. Niko navugaga. Nabonye uriya muntu uri kwica intoki akaziha yafataga ibikeri. Agafata za mariajoje. Byose n'imisorobanya. Byose akabijya. Nge nkavuga namara kuvuga abona nkaburi vugiro sibyo. Ubwo none uwo munsi ajya kubikora nyina nigiriye iwacu pe. Ubwo bahise mamamagara ngo yishe umwana. Ndabona njyewe birasi binungwe nanjye nubwo najyaga mu nzu nkaryama. Nanjye nararaga mfite ubwoko nanjye azanyica. Ariko nkajya kuraba kwa baturanyi banjye ngabo mfite umwana wa bucura. Uriya mwana komba ntamujyanye bari abana mugatume baza mu rugo. Bo bakambwira ngo ntacyo yabatwara.
ntacyo yabatwara. hanyuma bavuga ko yamwishe urubozo yabigenje ate mama? Ukuntu yamwishe nanjye nari nagiye iwacu sibyo, yagize gutya arareza amaraso arakeba mu izosi, igisuperi barakijyanye n'umuhoro, arareza amaraso arayanywa, amaze kuyanywa agira ubwonko arabujya, agira ururimi arabujya, agira amatwi arayajya, agira amaso ayakuramo, arangije dore yaciriye ahangaha gutya, acira utu tuganza aratujya, arongera agira gutya utu aratujya, arangije ubwo n'umukondo yarahuriye n'ubugabo arabujya. None hagati aho ngaho rero baramujyanye baramufunga ngo bamugize umwere. Nibyo kumugira umwere rupapuro sibyo, sinabizi ngewe umva yagweretse mudugudu nabwo yarukweretse, yarakweretse none mudugudu we ngewe nahise nkora iki, akimara kurunzanira nahise njya gushaka mudugudu. Ese yarizanye yigeze hano? Yageze hano kuri yarizanye pe, yarizanye nakimara kubimbwira ngewe nahise njya gushaka mudugudu. Noneho mudugudu ahamagara gitifu w'akagari, urupapuro n'ubu rufite gitifu w'akagari. No gitifu w'akagari akimara kurujyana njye bwarakeye bantumaho ku murenge, barambwira ngo uriya mwana wawe ibyo yakoze ntabwo ari byiza, kandi nanjye namubonye ntabwo nishimye na n'ubu. Washakaga iki? Ngewe ahubwo iyo bamuhamishaye washaka ko nagumayo? Njye nabishakaga cyangwa agapfa nkamenya ko apfuye. Kubera iki? Ntabwo ushigikiye ko bamuvuza agakira se? None reka mubwire sibyo, uyu murenge wemeye kugira gufasha tumuvuze, bampaye 50,000. 50,000 bakuyemo 500. Bama 49. 49 ndabibitsa. 9 ndayahahisha muguramo n'imyenda yo kwambara. Na n'ubu 40,000 bambaye kumuvuza, sigaje 5,000. None ngiye banegeka kumuvuza. Yandi wayashize? Andi wayashize? None se reka mubwire nutwe n'ugucishura. Andi warariye se? Nta mafaranga ngiye nariye. Wabigenje ute yagiye? Hayo nariye. None se reka mubwire iyo njyana uriya muntu uyu munsi nimba netse ibishyimbo sibyo, barakibishyimbo bikaba byashize. Kubera iki? Kuwa kajya cyane. Arya cyane gute? Nimba netse uyu munsi ibishyimbo ejo mukaza umwambaza ibiryo, n'ubu ngiye narihanganye. Narihanganye kuba namubyaye sibyo, njya duke ariko akajya. Iyo ugereranyije arya nk'ibingana iki? Ajya n'ibingana iki? None se reka mubwire uyu munsi mba natetse ibishyimbo n'ingereko, arabyuka agafata ibyo kurya akajya, arajya pe arajya, sinamubeshya nawe yababwira, ambwira ngo inzakuye muri zigeze ngo nayishira. Jewe nashaka bimbwire n'ubundi biriya bintu bye birubitse. Azubwenge se ubundi? Umva uko ari kuvuga. Nyine azubwenge iyo umurebye nka mama we? Nta bwenge afite. Yagira ubwenge sibyo, ntabwo yagatinyutse kumbwira ngo njye mbimwe. None reka turebe hagati aho ngaho hari umumama watubwiye ati ntago mureba nayo ingwe ntunamusuhuza, we mupfiki kandi ubizi ko umwana wawe yamwica umwana. Bo bazaca nibatamvugisha ngewe nzabavugisha. Reka mubwire baciye bakavuga ngo mukakwa wiriwe waramutse zemera nzabikiriza. None bazaca nibatamvugisha ngewe nzabavugisha. Ko se nguvuga ngo nawe ngo bashaka kukwicira umwana? Biriya byabaye mbifitiye abagabo. Ngiye mbifitiye abagabo sibyo, mfite akana kabucura urukumva
nagasize ku muhanda ari kumwe n'umwana we Gihozo no ku murenge twagiyeyo. None ubwo bababwiye ko ngara amatiku batubwiye ngo ni amatiku y'abantu bashaka kubateranya. Baravuga ngo njye ku murenge pe twageze na murege gitifu. Wareze undi ninde? Njye wa murege. Wareze nde? Njyewe. Wareze nde nyine? Nareze uyu mama w'umwana. Kandi umwana wawe yishe umwana we? Yaramwishe. Noneho rero nawe ujya kumurega? Reka nkubwire kumurega rero. Kugira ngo tujye duhora duhigana umwana we sibyo? Niba ari kumwe n'aka ngaka yabonye uwanjye akamuhiga. Abana sibwo bo bafite ubwenge bwo kuba bagira kuri icyo cyo guhigana. Ako noneho mama we ni wamushyize rero. Hari abagabo ariko abagabo ndabafite. Hari abagabo ngiye abagabo ndabafite. Yaramuhiza aravuga ngo umwana wanjye yitwa Gihozo. Nundi nawe afite uwitwa Gihozo. Ngo Giho ngo ntabwo nakubwiye ngo nuzaye kubitana ngo nako kabi ngo bandiriye umwana. Noneho ngewe sinari nahari pe na mama w'uyu twarakubitanye nta n'ikintu bigize njye abimbwira. Ngewe abagabo nibo babimbwiye. None ndavuga ngewe ibi birandambiye reka ngende sibyo njya ku muyobozi w'umudugudu ndabimubwira maje kubimubwira bahise bamu rupapuro njya ku kagari. Ngeze ku kagari ko afite ahantu yicumbikiye njya ku kagari ka Nyakarira. Gitifu w'akagari wa Nyakarira niwe yarahari. Naribu yarahari hari komanda mukuru wo kumuyumba. Aramubwira ngo mama uyu mwana ibyo yakoze nawe ntabwo yabishakaga. Ngo reka uyu mukecuru nta ruhari yarabifitemo yagira uruhari urwo rwose tuba twararukukunze. Ngo wajya kubona ukabona arafunguwe. Baraduhana ndataha. Nashe ngiye kubona mbona umwana araje. Ubwo ndisi ibibazo mwagize uriya muhungu wawe yagizemo uruhare. Mwese hari uruhare wabigizemo? Nawe. Kubera iki se mwagirana amakimbirane kandi mubizi ko nawe? Bajye bamvugisha nanjye mbavugisha. None reka nkubaze. Sibyo? Umuntu azaba atakuvugishije aguceho gutya babarumbwire wewe wamuvugisha gute? Ari ukuba umwana wawe sahari no kuba we yarabuze. Nyine yarabuze sibyo? Yarapfuye. Sibyo? Namwe mwaje muri abayobozi mutugira inama. Inama twe twabagira niyo kubana neza mutafitanya amakimbirane. Mwaje muri abayobozi. Urumva atari byose siyo nama nziza? Ariko bajye bamvugisha nanjye. Ugafatanya gukemura icyo kibazo. Niba umwana wawe nawe umubona ufite impungenge tindi mama we ashobora kubwo konjya mpunza akazanyica pe. Nanjye buriya njyama najyana. None amafaranga warayamaze. Ibihumbi 50 baguha 49,500 warayamaze. None uramujyana ute kwa muganga kugira ngo ikibazo gike kuko ntago baguha amafaranga yo kurya. Ngenda mujyana. Ibyo biragenda bite? Cyonzi ngenda mujyana. Nubu impapuro ndazifite. Uramutwara? Ngenda mujyana pe. Urabona nawe ari ikibazo mu baturage? Impapuro. Uzabakiri? Urabona ari ikibazo mu baturage? Ikibazo? Umuhungu wawe urabona ari ikibazo? Reka nkubwire. Kubera iki ikibazo kitahaba irakoze biriya bibazo umva batarujya batagira ubwoba. Nawe urumva hari impamvu gine zo kumujyana kwa muganga? Ndazifite pe. Uratwizeza ko mutarongera kugirana ibibazo n'abandi bantu? Ndazifite. Ndabifite. Uzabakire? Nzane izo mapuro. N'ubu umurenge unumyeho. Ngewe ndamujyana. Agiye kugishinwa. Impapuro ndazifite. N'ubu umurenge unumyeho. Kugishinwa bamubuzemo indwara? Bayibuzemo. Ahamaye tasifesi ngiye. Kira pamusa somera mwana. Sawa rero reka tugushimire. Somera. Banazi nagitifa arazisomye. Arageze. Ubuse nge ndishimye. Kubanuranya na muturanyi wanjye. Nkabura umvugisha twese. Ako nishimye gute? Nge ndishimye. Nkaza bama n'igiceri cy'icumi ari n'uwamaye n'isabune. Hari n'uwayimpaye. Gusa ntago ndi ku gasozi. Hejuru y'uyu wanyicira umwana. Ubu none ubona nishimye. Burangi ikintu nanjye ariko sinishimye. Nta n'ikintu twagakwiye gupfa urumva kuko nabizi urumva. Twapfike. Ikintu mpfa nawe n'ukugenda mu kabaru kamigira kandi uko mwana yanyicira umwana. Urumva? Njye muhigira. Nzitonde mbaze. Wanjye naguhigira njyewe. Nzabaza. Noneho nago mbyumva. Njyewe. Ndabyumva reka nkubwire mukakwa urumva. Ngewe ikintu nasaba ubuyobozi ikintu nabusaba. Ikintu nabusaba gose.
bashaka ukuntu bavuza akarenzi bamuvuze cyangwa se mo kimwe njyewe niyongera kugira umwana wanjye yica mufite ibibazo njyewe rwose yaramwishe dore yamuteruye aha niyongera kugira umwana wanjye yica mufite ibibazo rwose mana mumbabarire mukakwa nta kintu na kimwe mwamaye nta na kimwe nakwifuje urumva nta na litiro y'inzoga nzane hejuru umwana wanjye wapfuye naramuka agize umwana wanjye yongera kwica mufite ibibazo mumuvuze cyangwa se mu kimwe mureba ahantu mu mushiro njye ntago nishimye kuba umuntu yaranyica umwana akagaruka mu maso n'ubundi nkiharerera ubundi si ubwo ndikurerera he hagati y'inyamanza ndikurerera si yakize ngo umbwire ngo yarakize urumva ntago yakize urukumva ngo umbwire ngo yarakize nabyemera urukumva mumuvuze cyangwa se mo kimwe mumbwire ko umwana wanjye uzongera gupfa muzamuriho kuko buriya ntago nishimye urumva ntago nishimye gusa iyo ubona umwana mba ku gasozi buri munsi mukiruka icyifuzo nibareba aho bamujyana kubera ko nyina w'umwana wapfuye ari ku gasozi agarura abana muri none se ko bamukodesheje bwarangiye ubu biragenda gutaraba ntabwo base mufite bwuko bazarya abana ko badufite nta mwana wacu waza hano kuri uyu musibye no gutinya ubuyobozi twe nta nubwo bayarinje muri umudugudu ntagaruka hari igihe dushaka no kujya kwa muganga umwe ajya tubwira tugira ngo tubyumveke neza kugira ngo ibitekerezo bigende neza ngo ni mutubwire murifuza iki twebwe icyifuzo dufite ntago umuntu wakoze amarorerwa twabonye n'amaso yacu yakagombye kuba hagati y'abaturage nibareba ahantu bamujyana ave mu maso y'abaturage kuko ibintu yakoze turabizi byaratubabaje nk'ubu nyina w'umwana amezi bamukodesheje yararangiye ubu ari ku musozi ntagira haba yarakagombye kuba y'amezi arangiye bari bamukodeshereje ngo arebe ko yaruhura ubwonko yarakagombye kumanura abana akabagarura hano aho yari asanzwe aba none ni gute azagarura abana n'ubundi barasohokera mu maso ya wa mwanzi ko azongera akabahumbahumba ese ubundi ko nabonye ameze nk'umuntu ufite ubwenge n'ubundi ubona ameze nk'umuntu ufite ubwenge ntiwamenye ibyo bintu aho bituruka mo kimwe wenda leta ihitemo nka mama w'umwana wabuze umwana we barebe uko bamugenza wenda bamushakira aho aba naho kuba mu maso y'umuntu turi kubona bidashoboka wenda abandi bo tuzihangana ahari ariko noneho uyu abana baratamba gutya abe yababonye nk'ubwo bari barimo bahita bagenda bageze hano araza ahita aterura mu umwe ubwo urumva ni ikibazo abandi bariruka ni dutoya nuko wenda kamwe nkasize igira katabashije kugera hano nakangaka niko kakurikiraga uwo bariye dore naka undi ari inyuma yaka nukuvuga ngo yateruyemo uwo mukuru aka kariruka nako bakurikirana baragenda bajya mu buriri bararyama aka niko karyamye kandi nyirakuru aragaheka ntiyumva yapfuye amatwi ntiyarazi ibyo ari byo noneho ubwo akangaka aho kicuriye kati nyamara karenzi yariye ngoma nziza nyirakuru atambika azayiruka kureba yumva ko ari gutemagura nibwo yagiye kuzana umuturanyi hano bijya bita Marita araza bati duhe ngoma nziza asohora ikintuza yamazeho ibyangombwa byose nyine ajugunya nkaho bakibonye nabo bari biruka bajya gutabaza nibwo ubuyobozi bwaje busanga ricari kujya keba karya afite n'isorori yaregeje y'amaraso bamujyana gutyo tugira akora imirimo isanzwe y'umuntu muzima yewe imirimo isanzwe twe twabonaga ari umuntu muzima akicara cyocyorana na nyina ahubwo twe tukarenganya nyina ngaramuhohotera gusa yakoze ibyo ngibyo tubona ko hari sinzi wenda tubona ko twizeraga ko ari muzima hari atari muzima na nisaho muze impungenge rero impungenge dufite nuko abana bacu bajya kwiga ashobora kuzabategera no mu mashamba bajya no kuvoma ugasanga batumye umwana uzingarazana amazi nyamara bagahura akamurya cyangwa se nkaha hari inzira igenda inagera rugura ku murenge umwana yabagenda gutyo yasanga yisonze mugana atabonye ibimuhagije akaba arateruye ararya ariko ngarya cyane cyo nicyo kibazo dufite kurya cyane byo ntago wabona ibimuhagije uko nyina babwiye niko bimeze mama we yaragowe yewe yaragowe byo ntago ababeshye hanyuma icyifuzo cyawe nawe ni iki ngewe icyifuzo mfite nuko aba mama bajya bahura bakaganira ubu yaba ufite ubana n'uyu muntu nawe ntahari agitangira gutaha uyu mumama yaramubonye nge twarahuye umutima uhagaze hano hari akana gato byanze kukamusigira kandi ari musaza agenda agashoreye unarebye isaha ku isaha na nyina azamukongora nawe ntahari azamukongora mugira ate amurye kuko ubwo si igisimba urebye ni nkaho bamuhaye ibitambo mu Bugande byo kurya abantu ahubwo Bugande nibwo bwamugezeko niyo yanavuza ntazakira ibyiza ahubwo mwakwirira
niyo wanamuvuza ni ikibazo mfite nicyo nibajye bahura baganire umva nabicanye 9-4 basabanye imbabazi wagiye abasha gusaba imbabazi yagiye abasha gushikirana n'undi bagera musabana imbabazi nazisabwe nandi hari n'umuntu munyanya mukecuru none se umuntu wariye umuntu ubundi namwizera ko atazongera kujya undi mufite impungenge ndazifite nk'ubu igihe hava abuzukuru banjye sibyo turi harari mutwuzukuru twanjye dutoya twazaga mu rugo ubu twarahagaze sibyo mfite akandi kari gatoya nako mbana nakurumva none se singira ubwoba ngo azakajya nese ubu iyo ngiye njya nanjye guca inshuro iyo ngiye sindara ijoro njya kugahungisha igiriya nese ubu ndishimye murasaba iki ubuyobozi murasaba iki ubuyobozi nuko bamuvuza wenda agakira nuko cyangwa bakaruka bamwe baravuga ko adashobora gukira naho rero nyina wenda aje mujana yagiye numvise ngo aterana ruguru iriya ku muhanda ngo vuba yagiyeyo ngo abantu barirukanka ubwo rero murasaba iki ubuyobozi nyine ubuyobozi se nuko umuvuza gusa cyangwa abana bacungira umutekano kuko bari kuvuga yuko ngo hano haba n'ibisambo byinshi none se ubundi ibyo bisambo bazabirinda oya kubera yuko ngo abanyerondo bose bari kuza hano kurarira hano ngo hari impungenge z'uko bashaka no kubiba baje baza nese bazamurinda yere kujyana n'ubundi azajya nawe uzamurinda n'ubundi azajya ikimurimo naho cyagiye n'ubundi azajya urakoze cyane yabonye ukuntu nagiye mugira neza kandira umwana we yarambabaje nyuma aho n'impamvu tutavugana na nyina urumva nyuma aho twaravuganaga ariko hariya mu rubibi narahahinze urumva uretse ko akebera hari ibyatsi birunzemo mbonamo imbeba urumva ibyatsi bisaza inyuma byari na bike urumva we mbonye minguye turavugana twavuganyeho buke arambwira ngo umwana yaje muri gereza abona bamufunguje ngo none ngo njye mfite abuzukuru benshi rwazajya hapfa umwasigara undi icyo kintu ndavuga uyu muntu afite uburakari ku buzukuru banjye ndavuga no kumusuhutsa dufungira urumva nicyo kintu cyatumye mfungiraho ngenda umukirisitu ndakizwa mukakwa hari ikindi kintu napfaga nawe kimbwira inde nawe ibyo bintu ariko twabikemuye navuze ngo imeshanya amakuru oya ibyo bintu twabikemuye none mukakwa oya byara ibyo byarakiranutse mu byihorere rwose mukakwe sinkurakara njye nagiye simurakara urumva buraje namugaburira nago nza gusuhuza azaca ahangaha nicaye ahangaha pe yabwije nicaye ariko mukakwa nagusuhuza ariko njye naraheye ko nazapfa nywa amazi munsi wawe kuko habagiwemo umwana wanjye amaraso baregereza mu bintu byawe urumva twahura muda tukagana ariko mu nzu yawe nago nzongera kwitamo cyangwa kumbuga si hari umurambo gwari guri mukakwa ngoma nziza arambabaje nuko utara ku mutima wanjye na nubu urumva na nubu nawe urambwira ngo azajya hapaki mwasigara ikindi hari ikindi gihe nakubwiye n'ihene yawe uri kunyonera ukwatabo uraza urambwira itenese yakwibijumba urambwira uti urumva utishore abuzukuru bawe inyo zirajoga urumva woya ibyo byihorere ndabizi hanyuma mukecuru amakimbirane yanyu azarangira gute iki ikibazo cyabaye njye ntacyo mutwaye urumva nabeho n'umuhungu we nanashimye Imana ndavuga ngo Yesu ushimwe sibyo ushimwe ko karenza afunguwe gasanga mukakwa kiriho agasanga nanjye nyiriho ndavuga ngo Mana nkwaye icyubahiro ubu nzatanga nishimwe nshimye Imana kuko njye ndi umukirisitu ndakizwa urumva yarakoze karenza hano hagati azanye na kiriho nanjye ndiho urumva naze duturane nabeho nanjye mbeho urakoze cyane ariko ikintu mvuga urumva azamurinde nazaze kwicara ku mbuga iwanjye nazaze kuhicara kuko ngo mure yicaye wanjye nongera muha amazi buriya n'intoki zazazirinde nakankore mu ntoki yarambagiye umwana oya tujye duhura wenda bujye n'ubarambugisha ariko ntazagire ngo atinyuke nyama kwankore mu ntoki oya ni ikizira kuri njye urakoze cyane umwana wanjye yarambabaje we dasobanukiwe nabyo wenda bishoboka cyo ko ubwo nk'abacamanza bazo ko babigenje ubwo tuzeye tumenya amakuru yuko byagenze buhoro buhoro hariho abari kuvuga batari ko ikibazo cyo tubona ntacyo ni ukwigirisha niko bari kuvuga nibyo namwe mu bibonye njyewe uburyo mbibonyemo kuko nigeze guhura nawe urutoki mbona rugaragara ko rufite ikibazo mbona bigaragara ko ashobora kuba ari umurwayi bitewe n'uko abarwayi barwaye wenda nk'indwara zikomoka se nk'ibyo bita abadayimoni n'iki byose urumva ko ntabwo nahamya ko ari muzima naramwiboneye urutoki rwe ruri kunagana
kandi anyemeza ko nta n'ikibazo afite bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi wenda bukomoka mu bintu bya karande ntashobora gusobanura ubwo n'umwe ngo abaganga baramutse babikurikiranye birashoboka ko batanga igisubizo gisobanutse. Hanyuma kuba yarakoze ibintu nk'ibyo katubyita amahano agafata umwana akamubaga akamurya kugeza ubwo bamusanze arimo anyunyuza ngo amaraso ye mu mutwe w'uwo mwana, ubwo bunyamaswa n'ubwo bugome mubona byakoranywe murabona bizoroha kuba muzabana mutya kandi mufite izo mpungenge? Ntabwo byakoroha, birashoboka ko wenda n'abayobozi babibarenze ko babatunguye, twe dutekereza ko hashobora ko wenda hari ingamba baba bafite mu buryo bari kubikurikiranaho, ariko rero kuko abayobozi n'ubundi basa turi mu mudugudu usa naho uri kuri ubuyobozi ho gatoya, ntabwo tuzi icyo ubuyobozi bubitekerezaho, ariko njye nkurikije uko abaturage tuba tubayeho ntabura n'ikigo bamushyiramo nyine n'ubundi bashyiramo abandi bantu batishoboye kuko n'umuryango akomokamo bigaragara ko nawe utishoboye. Nabona rero leta yagombye gushaka ahantu nyine yamushyira nko bafashiriza abandi bantu byazagaragara ko ari muzima wenda n'abaturage tumusura, nibwo byatuma tubona ko twabana nawe tukabishobora, naho dufite impungenge. Hanyuma murasaba iki abayobozi bakora iki? Icyo abayobozi bakora kuko bishoboka wenda ko bashobora ko ari kubyiga ntabwo tubizi neza, ariko abayobozi bagombye gufata umwanzuro wo kuvuga ko abaturage ntabwo bashobora kubana n'umuntu nyine utari muzima ngo umutekano uboneke, kuko amakuru mfite numva ko n'abanyerondo uboniho bakambitse barara, ubwo sumva bazakomeza kujya barinda urugo rumwe kandi umudugudu ugizwe n'ingo nyinshi kandi bagomba kurinda umutekano w'abantu bose. Murasaba kuvuga ngo muranasaba n'ubufasha mu gucunga umutekano w'umudugudu wanyu? Niko bigomba kumera kuko uyu mudugudu wacu bamwe ibibazo bamo n'abajura benshi bakomeye cyane ku buryo nyine n'ubuyobozi nabo mbona bisa naho byabananiye, harimo abajura bakomeye muri kano gace duhagazemo. Ibyo byose bigaragara ko nyine bagombye gufata ingamba ishoboka. Twe muri uyu mudugudu nta mutekano tugira na mukeya, dushingiye ku bajura dufite bakomeye, byongeyeho n'ibi byabaye. Urakoze cyane. Turacyakomeza kubaha ikaze n'ubundi mu biganiro byacu bitandukanye tubagezaho hirya no hino mu gihugu aho tuba twagiye gushaka amakuru. Aha turi ni mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro, ibindi umuyobozi agiye kubitubwira, agiye kubyuzuzaho. Turi mu mudugudu mu kagari kahe n'umudugudu? Akagari ka Gishore, umurenge wa Nyakariro, umudugudu wa Rusave. Hanyuma hano twari turimo tutembera tureba abantu bagiye batandukanye banaduha amakuru atandukanye ko hari mu minsi ishize hari umwana uherutse gupfa ariko hari umuntu wabigizemo uruhare, nibyo? Yego nibyo, natwe twabibonye gutyo, twasanze ibyo bintu byabaye, dusanga n'uwo muntu arahari, n'uwo mwana wapfuye yariye arahari, yatandukanije imibiri ye yose, umutwe ari ukwawo, igihimba kiri ukwacyo, n'ikinguri riri ukwaryo, yiteretse n'akasafuriya kari karimo amaraso. Yabigenzaga ate muyobo? Twasanze nyine yabaye nk'igisimba, afite igihanga arimo gukurura, yavanyemo amaso, yari gukururamo ibyo imbere, nuko natwe biratera dusanga aragahomamunwa kuko naga nta umuntu agifite, yabaye nk'igikoko. Hanyuma byagenze bite? Mwitabaje inzego zibishinzwe, bigenda bite? Inzego zose zarahageze zishoboka kugera ku rwego rw'akarere, ku buryo yaba polisi, yaba za RIB, yaba ubuyobozi bw'ibanze, nta rwego rutari ruhari. Ubwo byabaye ngombwa ko bamufata, baramujyana, bamutwara kumufunga, ajya kuri gereza nkuru, ariko mu gihe kitari kirekire tugiye kubona tubona aragarutse. Gusa tukaba dufite impungenge z'uko mu kugaruka kwe nk'ibintu abantu babonye byabaye ku manywa izuba riva, usanga abaturage bafite impungenge, umubonye aba afite igihunga ahita yirukanka avuga ati none byabaye kuri uriya mwana nanjye byambaho. Ubwo akigera ahangaha twabashije kuvugana n'ubuyobozi budukuriye, hanyuma ku rwego rw'umurenge basaba ko umubyeyi we yamujyana kumuvuza, bamuha ubufasha, ariko kugeza iyi saha akaba nta gisubizo turabona, bakaba bamujyana bakamugarura, ntabwo turamenya ngo ni iyihe mpamvu ituma bamugarura rero batamuvuye. Nawe ubwe tuganira twibwira yuko ngarwaye mu mutwe, arabimenya se ubundi umurwayi? Twaye icyo kibazo ntabwo twamenya ngo arwaye mu mutwe kuko nta bipapuro byo kwa muganga birabona ko byerekana ko arwaye mu mutwe, kuko n'uyu munsi aba yagiye, ariko mama asubiye ku murenge kuzana
transferi no kugira ngo arebe ko bamuha ubundi bufasha kugira ngo bazamusubize ejo Indera kuko bari bamujyanye mu bitaro bya Masaka. None se iyo murebye mu mikorere n'ubundi busanzwe hari abatubwiye bati n'ubundi yahera ku ntoki zazirya atagira gute imibiri yakayirya byo mubona koko mwebwe bimeze bite? Byari byose ibyo namakuru yakagombye kubatangwa nabo babana cyane ko iyo umureba ujya kubona ukabona ngo urutoki niba ruzirika rwavaho ngo akarurya ibyo ni ibintu ngewe ntigeze mbona n'amaso yanjye ariko umubyeyi we ubu ngubu ne twari tuzi ko twakuraho ubuhamya ariko abaturage bari begeranye uwo munsi ibyo biba bavuze amagambo menshi babwira abayobozi bari bahari ngo yatereye ku ntoki ze ngo azirya ariko ibyo ngibyo twe nta makuru afatika twari dufite. Umuyoboye iyo murebye ku mutekano uhagaze ute? Muri rusange umutekano kuri we uyu munsi tugerageza kugira ngo dukoreshe imbaraga dufite kugira ngo hatagira icyaza guhungabanya nka nijoro abanyerondo tukabohereza ahangaha bakaba hafi kugeza igihe tuzabonera igisubizo kizava kwa muganga ko kizaba kimeze ariko aho aziye nta kintu kibi arakora ni ukumubona gutyo gusa akubwira ko yumva atameze neza ariko bwo hagati aho ngaho twe nta kiri kintu twakongeraho. Hanyuma se ko abaturage bo bavuga bati iyo tumubonye turiruka tugakwira imishwaro? Ni ngombwa ariko kwiruka kuko ibyo babonye ni ibintu bikomeye cyane kuko byaba amaso yabo arimo kureba ku manwa ubwo ntabwo umuntu yafata umuntu ari muzima yari umwana ufite imyaka hari ngira ngo 11 ukamufata ukamwica kugira ubwo umurya byabaye ari we wenyine n'uwo mwana uhari ababimenye ababyeyi b'uwo mwana baje kubimenya bigeze kure ntawe ari kuhegera haje inzego z'umutekano hanyuma bisaba ko bahamagara abaturage kugira ngo bafatanye n'izo nzego kugira ngo afatwe kuko umuntu umaze kwica umuntu buriya ntabwo wamwisukira uri wenyine. Ubwo rero uyu munsi abaturage utabona ngo bahagaze hano gutya nuko bahagaze hano kubera ko barimo kutureba ahangaha ntabwo ntawahinguka ahangaha ntawapfa kwahinguka ntishoboka. Hanyuma murasaba iki inzego zitandukanye? Icyo twari twiyambaje inzego z'ibanze zidukuriye kuko inzego zifite uko zubatse hanyuma tubabwira ko badufasha bakareba ikintu bakora kugira ngo umuntu nk'uwo wakoze ibyo bintu muri sosiyete nyarwanda kugira ngo akomeze abemo ntabwo ari ibintu byakoroha ashobora no kunyura iruhande rw'umuntu urimo guhinga akirukanka kandi nta kintu amutwaye ariko twari twavuze ngo badufasha nk'uko niba kumuvura bidashoboka nk'uko abandi barwayi bagenda bakaba bari mu bitaro bakabayo kugeza igihe bazakirira Indera hari abantu bari barwaye kandi bavuzwa na leta bakagombye kumufata bakamuvuza kugira ubwo bazavuga ngo arakize bakabona kumwohereza muri sosiyete nyarwanda naho ubundi ibi usanga bibangamiye abantu b'ingeri zose. Hanyuma icyemezo cy'urukiko cyamugize umwere cyangwa cyamurekuye kugira ngo ajye kwivuza nta makuru mu bifite ibyo? Ngira ngo icyemezo cy'urukiko narakibonye narakisomye nta cyamugize umwere. Cyamugize umwere kubera icyo ubwo ngubwo? Ubwo umuyobozi w'umurenge amaze kukibona nawe yahamagaye ku rukiko baramubwira ngo nibabanze barebe ikibazo afite niba ari ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ngo naho ubundi bo ntabwo bafunga umuntu bari kubona nta burwayi bari kumubonamo tukibaza ngo niba icyaha yaragikoze ku mugaragaro niyo yaba ari umurwayi bo ntibamuvuza ari kwa muganga ariko ntibongere kumwohereza mu baturage. Ubwo rero twe nta gisubizo dufite kuko igisubizo cyaba gifite nka gitifu w'umurenge kuko niwe wavuganye nuko niyo yarafungiye. Turagushimiye cyane urakoze. Yego namwe murakoze.